Uyu munsi tugarutse ku bakobwa bane cyangwa se abagore bane mu Rwanda biteje imbere, bakaba bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Turaza guhera ku mwanya wa kane tujya ku mwanya wa mbere, ariko tuza kuhasanga umugore cyangwa se umukobwa ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi tuba twavuze haruguru. Nta kindi usabwa uretse kubona nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye. Uraza kutubwira igitekerezo cyawe muri komenti cy'umuntu wanaga yaza ku mwanya wa mbere mu gihe usanze uwo twashyize atari we. Subscribe no gufungura inzogera ni iby'ingenzi cyane kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Ntatinze, ku mwanya wa kane turasanga umugore witwa Shadyboo. Uyu ni uwamenyekanye cyane nk'umusirayi Queen ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram. Uyu kandi niwe mugore wa mbere mu Rwanda ukurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, aho akurikirwa n'abarenga 1,200,000. Urumva yuko ari abantu benshi cyane, bikaba bituma uyu Shadyboo akomeza gukundwa. Uyu kandi yagiye yifashishwa mu ndirimbo zitandukanye, twavuga nk'indirimbo ya Bruce Melody yitwa Akinyuma. Ni indirimbo yakunzwe cyane, bituma Shadyboo akomeza kumenyekana ndetse no kwagura ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Uyu kandi afite kampani nyinshi zitandukanye yamamariza akoresheje imbuga nkoranyambaga kuko afite benshi bamukunda kandi bamukurikira. Uyu Shadyboo akaba ari umwe mu bafite imodoka zihenze kandi akaba afite n'ibindi bikorwa bitandukanye bimwinjiriza akayabo k'amafaranga. Bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa kane w'abagore cyangwa se abakobwa bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umukinnyi witwa Alia Cool. Uyu akaba ari umwe mu bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu kandi ni umwe mu bafite inzu ndetse n'imodoka bihenze cyane. Uyu afite ibikorwa byinshi bimwinjiza amafaranga, haba ari ugukina filimi, kuzandika ndetse no kwamamariza kampani nyinshi zitandukanye, zaba iz'ubucuruzi cyangwa se izikora ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho. Uyu Alia Cool yagaragaye kuri uyu mwanya wa gatatu bitewe n'uko afite imitungo myinshi ndetse n'ibindi bikorwa bimwinjiza mu kayabo k'amafaranga. Uyu akaba afite amafaranga abarirwa hejuru y'agaciro ka 500,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Alia Cool tuzi nk'umukinnyi ukomeye cyane wa filimi agaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Ntatinze tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Miss Mutesi Jolly. Uyu ni umwe mu bigabye imitima ya benshi bitewe n'uburyo ateye, haba uburyo aseka, uko agenda ndetse n'uko yitwara n'uko agaragara imbere ya benshi. Uyu Mutesi Jolly arakurikiwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, zikaba arizo yifashisha mu kwinjiza amafaranga ndetse no kwamamaza ibikorwa bye bitandukanye. Uyu Mutesi Jolly yaje guhiga abandi muri Miss Rwanda, byatumye amenyekana ndetse arakundwa ndetse ahabwa akazi ko kwamamariza kampani zikomeye z'ubucuruzi ndetse n'inganda zitandukanye. Uyu Miss Mutesi Jolly akaba afite inzu zihenze cyane ndetse n'imodoka. Afite imitungo cyangwa se ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka 800,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Miss Mutesi Jolly agaragara kuri uwo mwanya wa kabiri. Ntatinze tugiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere, mbere yuko tuhagera nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe ngo ufungure n'inzogera, uri guhomba. Bikore nibwo uba wiyandikishije neza kuko uzajya uhabwa notification cyangwa se ubutumwa igihe cyose tunyujije video kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Wibuke gukora share ku bantu benshi kugira ngo nabo babone amahirwe yo kubona ibiganiro tunyuza kuri iyi chaîne ya YouTube. Ntatinze ku mwanya wa mbere turasanga uwitwa Kati Bashaba. Uyu akaba yaramenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye kuko arakunzwe kandi arakurikirwa. Uyu akaba afite business nyinshi ze ku giti cye ndetse n'izindi yamamaza. Akaba afite ibikorwa byinshi bitandukanye, uretse kuba ari icyamamare yagiye anabikoresha mu kwagura business ndetse no gukora ibindi bikorwa. Uyu kandi akaba ari umwe mu bafite inzu ndetse n'imodoka bihenze cyane mu Rwanda. Bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya wa mbere nk'umugore cyangwa se umukobwa wahize abandi mu kugira amafaranga menshi cyane mu Rwanda. Uyu kandi ni icyamamare, kuba ari icyamamare nabyo biramwinjiriza, bigatuma akomeza kwagura ibikorwa bye. Bikaba byatumye Kati Bashabe agaragara kuri uyu mwanya wa mbere. Kwibutsa niba utakekaga ko Kati Bashabe yagaragara kuri uyu mwanya wa mbere, tubwire muri komenti ubonaga yaza ku mwanya wa mbere, cyangwa utubwire
abandi tutashyize muri top 4 cyangwa se muri bano bakobwa cyangwa abagore bane ba mbere bakize cyane mu Rwanda, mu gihe aba wumvise utari witeze ko bazamo cyangwa se ukaba ari uwo wabonaga yaba afite imitungo myinshi kubarusha. Nawe utaha mu yindi video nziza nzabakorera.